Yes, reka tubahereze ikaze mwebwe mwese mwahisemo kugenda mukora subscribe hano kuri The Public Sport. Tubasuhuza cyane aho muherereye hose mu mpande z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hano mu mujyi wa Kigali. Tuboneraho umwanya wo kubabwira duti amahoro y'Imana akomeze abanye namwe. Nk'ibisanzwe rero murabona ko ahangaha ni ku kibuga abanyeshuri bigiraho gutwara moto. Ubusanzwe kugira ngo umuntu amenye gutwara moto hari ibintu bibiri by'ibanze agomba kuba azi neza, ametirije kandi abyifitemo mu mubiri we. Ibyo bintu wakwibaza uti ni ibihe? Ikintu cya mbere, umuntu kugira ngo yizere ko azi neza gutwara moto agomba kugira icyo bita balance. Icya kabiri, agomba kugira icyo bita equilibre, icyo twita equilibre. Ibyo bintu bibiri nibyo bintu umunyeshuri cyangwa se undi muntu wese amenya, yarangiza akavuga ati nzi gutwara moto ku buryo najya mu kizamini nkagikora nkagitsinda. Hari abantu benshi rero bagumya bavuga cyangwa se bibaza bavuga bati perime ya moto iragora cyane, abantu barakora baratsindwa inshuro nyinshi. Ese biterwa n'iki? Ni ubumenyi buke? Ese ni polisi iba idashaka kubaha perime? Bimeze bite? Icyo ngicyo cyo reka mbanze gishyireho umuco. Nta nari muzajya mu kizamini uzi gutwara neza ikinyabiziga nk'uko bisabwa n'amategeko, umupolisi akwime kategori. Ibyo ntibishoboka. Icyo umupolisi agusaba mu gihe ugeze ku kizamini, yaba icy'imodoka yaba icya moto, ni ukubona ko ufite ubuhanga bukwemerera gutwara neza ikinyabiziga uje gushakira kategori aho ngaho. Igihe cyose wabikoze neza, nta mpamvu n'iyi n'imwe yabuza umupolisi kuguha perimi kandi wakoze ibyo ashaka. Igihe cyose ayikwimye ni uko ababona ko hari icyo ubura, kandi nta muntu wemerewe kujya gutwara ikinyabiziga atakizi, mu buryo bwo kwirinda impanuka cyangwa se n'izindi ngaruka zose wahura nazo mu gihe waba uri kubikora nabi. Reka dukomeze rero turebera hamwe icyitwa balance kuri moto ndetse na equilibre. Mbere gato yuko dukomeza, ntiza amasegonda agera kuri 5 ubanze ukande subscribe niba utarakoze subscribe, ukande share, ukande like, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye umunsi ku wundi, 5 kuri 5 hano kuri The Public Sport. Twagiye icyo bita equilibre. Kaduhere kuri equilibre hanyuma tugaruke kuri balance. Equilibre ni iki? Equilibre ni uburyo umuntu yigiramo bwo gukontorora ikinyabiziga atwaye mu gihe ashatse kugonga ikintu cyangwa se guhindura icyerekezo mu buryo bwihuse cyangwa se gukatira ikintu runaka. Ukuvuga ngo uri umumotari, wenda tuvuge ko wari urebye ku ruhande ugarutse usanga wari ugiye kugonga ibuye. Ubwo buryo bwo kurikwepa, ukwepesheje moto ukarinyuraho moto ntiguture hasi, icyo nicyo twita equilibre. Umuntu abura equilibre byagenze gute? Ni ryari bavuga ngo umuntu yabuze equilibre? Umuntu bavuga ko yabuze equilibre mu gihe hari ikintu runaka yaragiye kwitaza bikarangira akigonze. Reka dufatire urugero hano mu makoni. Ikikubwira ko umunyeshuri yagize equilibre ni iki? Ikikubwira ko umunyeshuri yagize equilibre nuko uzabona aya makona agenda ayakatira neza cyane, adahuzagurika rimwe ku rindi. Iki gihe umunyeshuri azaba yamaze kugira icyo bita equilibre. Umuntu ufite equilibre bimufasha guca neza mu makona nta kibazo na kimwe ahuye nacyo.
umunyeshuri watangiye kugira ekiribre cyangwa se wagize ekiribre nta na rimwe ashobora kugonga ikona, kuko aba afite uburyo yamaze kwiremamo bwo kwitaza ndetse no gukwepa neza ikintu kimwegereye. ariho ubona nk'uyu munyeshuri anyura mu makona inshuro zirenga 5 agenda yakatira neza, kabone nubwo yaba ataramenya gukontorora neza umuriro, ariko uburyo moto ayikontorora cyangwa se ayitwara bumwemerera kuba yayigarura mu buryo bwose bushoboka. iki ngiki nicyo bita ekiribre. reka tugaruke rero kuri balance. balance, iyo bakubwira ngo umuntu afite balance, ni uburyo umuntu yiremamo bwo kugenda aringaniye neza, atihengeka igihe cyose anyura mu makona. buriya umunyeshuri uzi guca mu makona neza aba yicaye neza kuri moto ayegereye, ndetse akajya anyura mu makona neza hatabayemo kwihengeka ndetse no gufata umuriro mwinshi utagenda kuri ritime imwe. reka dufatire urugero kuri uyu nguyu urabona ko harahagira akazanamo akantu ko kwihengeka, ukumva umuriro agenderaho kuri moto ntujyanye. iyi rero niyo bita balance. balance ni ukumenya kujera cyangwa se gukontorora umuriro ufite, igipimo cy'umuriro ufite muri agiselerateri yawe, hanyuma ukabasha no kumenya igipimo cy'imigendere ugomba kugendaho. niba uri mu makona ukagenda kuri ritime imwe kandi ukagendera umujyo umwe, atari ukuvuga ngo ikona rya mbere warinyuzeho uryegereye, irya kabiri moto yabaye nk'ikwihutisha ushaka nko kurirengaho, uyigarura bikugoye, ariyo ya ekiribre nababwiraga, uyigarura bikugoye hanyuma urakomeza. umuntu ufite balance byombi na ekiribre aba afite ubumenyi buhagije ku kinyabiziga, cyane cyane kuri moto. umuntu ufite balance agendera ku muriro umwe, akagendera inzira imwe. bishatse kuvuga iki? hariya muri ariya makona, hagati y'ikona n'irindi harimo akalompwe. ako kalompwe niko ipine yawe ikatiramo. mu gihe rero ipine yawe y'imbere itakatiye muri kariya kalompwe, niho uzasanga umunyeshuri agenda akwepa ikorosi, akata ikorosi rya mbere, yagera mu rya kabiri agashaka kurenga, yagera mu rya gatatu akaricamo neza. icyo gihe aba afite balance, aba afite ekiribre ariko ataragira balance. ariko ikikubwira ko umunyeshuri yamaze kugira balance ni uko amakona yose igipimo akatiramo aba ari kimwe. ubwo ni ukuvuga ngo ku munsi ukurikiyeho nzabereka icyo bita balance na ekiribre bigendana. nzabereka umunyeshuri wamaze kumenya balance, wamaze no kumenya ekiribre, byombi abitwarira hamwe, nkwereke uburyo aba agenda yitwaye. reka mbashimire cyane rero mwe twabanye hano kuri The Public Sport. mukomeze mukore subscribe, hanyuma tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. The Public Sport